Shalom, tuguhaye ikaze nanone hano ku isengesho ribohora official. Ngwino tuganire, jya mu mwanya umwe wicare utuze, tuganire ijambo ry'Imana, kandi ijambo ribasha gufungura umutima n'ubwenge bwawe bikareba kure, ijambo ribasha kuvana ku rwego rikujyana ku rundi, ijambo rifata umuntu rikamuvana ku rwego rikamujyana ku rundi rwego. Iyo tuvuga umuntu ntabwo tuvuga umubiri, kuko ijambo ni umwuka utanga ubugingo. Ni ijambo rimanuka rivuye ku Mana Data twese rigaca mu muntu wayo, nk'uko ijambo rivuga ngo maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya. Hari ijambo ry'Uwiteka rije kuri Pastor Justus kugira ngo arikugezeho, kandi ni ijambo ryuzuye guhishurirwa, ryuzuye ubuzima, ryuzuye n'intsinzi, ryuzuye kugaragaza ibyo benshi baba badashyikiraho rimwe na rimwe. Reka rero niba warakoze subscribe, wowe icyo usabwa ni ugukanda like, icyo usabwa ni ugukanda share, nyine link y'iki kiganiro cyangwa se y'iri jambo ry'Imana ukariyohereza abandi, nabo ukababwira bagakanda subscribe cyangwa sabone. Niba rero wowe uje ari ubwa mbere utarakanda subscribe, nawe icyo usabwa ni ugukanda subscribe cyangwa sabone aho ngaho mu nyuguti z'umukara ubona imbere yawe, ukaba ubaye umwe mu muryango w'iyicano isengesho ribohora official, ukazajya ubona ijambo ry'Imana rikakugereraho ku gihe, utiriwe ugorwa no kujya kudushakisha. Channel ihita isigara muri telefone yawe, nta mafaranga bisaba cyangwa nta mafaranga bitwara. Iyo ukanda subscribe nta mega zawe zigenda. Imana Umugisha. Rero reka dufate umwanya wo gusenga, dufate umwanya wo gusenga, hanyuma tuganire mu ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, tuhamagaye umwuka wawe wera kugira ngo yambare akanwa kanjye, mpamagaye umwuka wera kugira ngo yambare ururimi, afate ijwi ryanjye, afate ubwonko n'imitekerereze rya jambo wanzanyeho mu izina rya Yesu, ari ryo rica ku rurimi rwanjye, ari ryo rica mu ijwi, mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo rihure n'uyu muntu uje ku isengesho ribohora official kandi usanzwe ari kurikirana, rihure n'uyu muntu uje ari ubwa mbere, mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rimwagure kandi rimufate, rimujyane ku rwego wifuza kwageraho. Urakoze Mwami, nanjye iryo jambo ryawe rinterure rinjyane mu zindi ntera zo mu birere by'umwuka wawe wera. Urakoze ko bibaye. Fungura amatwi ya buri muntu wese urimo uratwumva ayimbere, kugira ngo ariyo abasha kumva no kwakira no gusobanukirwa icyo uvugana n'uyu muntu, mu izina rya Yesu. Agura uyu mutima w'uyu muntu, hinduka umutima mwiza, wakira ijambo ryawe ribashe kwera imbuto mu buzima bwe. Urakoze kumva gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo turaritse ubwami bw'Imana gufata ikirere cyaho ndi. Ubwami bw'Imana ndabuhamagaye ngo bufate ikirere cyaho uyu muntu aherereye hose ari kunyumva, ni mu izina ry'uwabambwe agapfa akazuka dusabye twizeye, amen, amen. Imana Umugisha. Twatangiye tuvuga ko ijambo ry'Imana ryajyaga riza kuri Yeremiya, kandi byanditse bihamya yuko ijambo ry'Imana iyo rije risohoza icyo ryatumwe. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ryo rirakora, ntabwo rimeze nk'amagambo y'abantu. Ijambo ry'umuntu ryo rishobora guhinduka umuyaga rikibagirana, ntirigire n'icyo rikora, ariko ijambo ry'Imana ryo ntabwo rihinduka umuyaga, ryo rihinduka ubuzima, ritanga ubuzima. Ijambo ry'Imana rizana amahoro aho atari, rizana kujijuka ahari ubujiji, rizana ubwenge ahatari ubwenge, rizana gusobanukirwa no kumenya ahatari ukumenya no gusobanukirwa. Ijambo ry'Imana rizana ibyo ngibyo. Ijambo ry'Imana rizana gucira ahari uburwayi, hari uburwayi ijambo ry'Imana rikazana
gukira no kubohoka biterwa n'umuntu uko yakira ijambo ry'Imana kandi akaryizereramo. So rero reka twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ugendane nanjye, utega amatwi witonze, unkurikirane mu ijambo ry'Imana, uraza kugira icyo wakira. Nimfata minota mike yo gusenga ugasengana nanjye, hari ikintu kiri bube ku buzima bwawe. Hari imbaraga z'Imana zoherejwe mu ijambo ryayo rigiye kunyuramo, kandi izo mbaraga ni imbaraga zisumba byose, zije kugukoraho, zije kwinjira mu buzima bwawe, zikirukana ikindi cyose kinjijwe muri wowe, kinjijwe nanone mu ijambo. Ndeka nkubwire, ijambo ribi rishobora kwinjira muri wowe rikaguhindura mubi, ariko hari ijambo ryiza rimanuka rivuye mu ijuru, ribasha kugufata rikakuvana ku rwego wari uriho rikakujyana ku rundi rwego rwiza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nkuko imvura imera iyo iguye mu butaka ngo itose ubutaka, ngo niko n'ijambo ry'Imana rizamera. Ntirizagenda uko gutyo gusa, ntabwo rizagenda uko gutyo gusa, ahubwo rizasohoza icyo waritumye yaritumye. Imana yacu twabonye ko ari Imana ikorera mu ijambo, nta handi ikorera, itisha mu ijambo ubwayo. Ijambo nuvuga ngo imbaraga zisumba byose ziherereye mu ijambo. Imbaraga z'Imana umuremyi ziherereye mu ijambo, nta handi ziherereye. Ushaka guhura n'imbaraga z'Imana rero ikonekite n'ijambo ry'Imana, uraza kubona imbaraga z'Imana zuzura ubuzima bwawe. Imana ikugirire neza rero. Ijambo rero reka ngusomere iki cyanditse nari ndimo mvuga ukuntu Imana ivuga, uko ijambo ryayo irifata cyangwa se uko rikora. Hanyuma wumve uko ijambo ryayo rimeze. Nari ndimo mvuga ngo ibwayo iravuga ngo nkuko imvura imanuka ikagwa, ntisubireyo uko nguko gutyo gusa, ahubwo igasohoza igatosa ubutaka, ngo niko n'ijambo ryayo rizagira gute, rizamera. Umva Yesaya 5:5 n'umurongo wa 10. Yesaya 5:5 n'umurongo waho wa 10. Wumva ukuntu havuga, nuko ngo nkuko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto, bugatoshya n'ingundu, bugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima, ngo niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza icyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Nkuko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru, ngo ntibisubire yuko byakavuye mu ijuru, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto. Kuba abahinzi baba barateye imbuto mu butaka bwabo, noneho sasa ya mvura ikaza igatosa ubutaka, bigatuma ya mbuto iri mu butaka ibora, ikamera, ikazamuka ikava mu butaka. Ngo niko n'ijambo ry'Imana rizamera. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana iyo rimanutse rikinjira mu mutima w'umuntu, hari ikintu kiba kiri mu mutima w'umuntu Imana yabitsemo. Hari impano data twese yashyize muri wowe, hari ubutunzi bukurimo wowe utazi, bwicaye muri spirit yawe, bwicaye muri wowe w'umwuka. Iyo ijambo ry'Imana rije sasa rigatumwa kuri wowe, rihagurutsa bwa butunzi bukurimo, noneho bwa butunzi bugatangira gutoha, bugatangira kugaragara. Wa muntu utari uw'agaciro, wa muntu utakundwaga, wa muntu abantu batabonaga ko ari uw'ingenzi, wa muntu abantu batabonaga ko ari umumaro, wa muntu abantu babonaga ko ntacyo amaze, iyo ijambo ry'Imana rije rikagwa mu mutima we,
ryamara kugwa mu mutima wawe rihita rizanzamura, rihita rivuga ngo rihita rikurura imbuto Imana yaguteretsemo, rihita rikurura impano zikurimo zigatoha zikagaragara. Ndakwatura kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo buri gikundiro Imana yari yarakubitsemo yaranagushizemo, abadayimoni baje bagatwikira bagahaba bakakizirika, iri jambo rihagurutse igikundiro muri wowe mu izina rya Yesu Kristo, wongere gukundwa no kwemerwa. Icyangiro cyatwikiriye wowe kigatwikira igikundiro Imana yari yaraguhishemo, ndatura ngo icyo cyangiro kikuveho mu izina rya Yesu. Reka gishonge gishonge gishonge, ndagishongesha amaraso Yesu Kristo, nkwatuye amaraso Yesu Kristo y'umwana w'Imana nzima ayamenetse kugira ngo ubohoke, ashongeshe icyo cyangiro mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka w'igikundiro wari ukwihishemo watwikiriwe wongere kwikurwa mu izina rya Yesu Kristo. Niba wizera ijambo ry'Imana uvuga ngo amina. Hari ijambo rero Imana imanuye ku buzima bwawe kugira ngo rihagurutse ubutunzi bw'Imana bukurimo. Reka nkubwire ngo ubutunzi bw'Imana ntibugaragara ariko buzana ubutagaragara. Reka nkubwire ngo ubutunzi bw'Imana ntibuboneka ariko buzana ububoneka. Ni ubutunzi buguhesha ububoneka. Imana igiye gukora, yohereza umwuka wayo. Umunsi umwe yicaye iri mu ijuru iravuga ngo reka tureme isi n'ijuru. Mu gihe yari itangiye kurema yabanje kohereza umwuka wayo aza agenda hejuru y'amazi. Ndakubwira ngo y'Imana igiye gukora yohereza ibanza umwuka wayo. Umwuka wayo ni ubanza kuza ku buzima bw'umuntu. Mu irema ry'isi habanje umwuka w'Imana ngo aza agenda hejuru y'amazi. Ndabona umwuka w'Imana uri ku buzima bwawe, urimo uragenda ku buzima bwawe. Umwuka w'Imana waje gukora ku buzima bwawe. Mwuka w'Imana waje gukora ku mibereho yawe. Hari umwuka w'Imana urimo uragenda hejuru y'ubwonko bwawe. Hari umwuka w'Imana urimo uragenda mu kirere cyawe. Hari umwuka w'Imana urimo uragenda mu mutima wawe. Hari umwuka w'Imana uje muri iri jambo. Ndumva hari umwuka w'Imana uje ku buzima bwanjye n'ubwawe, kuko hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Hari ikintu Imana igiye gukora ku mibereho yawe. Umwuka w'Imana aje yihuse cyane kugira ngo hagire ijambo riza ribohore wowe umwuka. Mu mwuka wari umaze gutwikirwa kandi umaze kuboha rwose. Ntiwibona n'abantu ntibakubona, ndetse ntiwibona uva huri, ndetse n'abantu ntibabona uva huri, ariko hari umwuka uje kukuvana huri. Ndajya nkubwire ngo hari umwuka uje kugukura kuri icyo gisasiro. Hari umwuka uje kugukura aho ngaho wicaye. Hari umwuka uje kuguca urwo ruzingo rukuzinze. Umaze igihe kirekire abarozi barakuzingiye ahantu hamwe. Umwuka w'Imana aje kugira ngo agukureho urwo uruzingo rwaboshye intambwe zawe. Ndohereza ijambo ngo rucike mu izina rya Yesu. Ndohereza ijambo ngo rucike. Ye waruzingo, cika kuri uyu mugore, cika kuri uyu mukobwa, tesekiriya holia, cika kuri uyu mugabo. Wa mwuka w'uruzingo we wazinze business y'uyu muntu. Iyi business zingirwa ahantu hamwe, iboherwa ahantu hamwe. Ndarekura umuriro w'Imana kuri urwo ruzingo rwazinze business yawe, rucike mu izina rya Yesu Kristo. Business yawe ive ku rwego ijye ku rundi. Ndarekura ijambo ry'Imana kugira ngo ku buzima bwawe ribohore uwo mubiri wawe bawubohesheje indwara z'ubwoko butandukanye, diabete, kansa, imivuduko n'ibindi. Ndekuye ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo kuri kansa kugira ngo ikorekure mu izina rya Yesu Kristo, kuri diabete kugira ngo ikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zakubohesheje umwuka witwa diabete zishye zikongoke kwa jina la Yesu watsinda urupfu n'ikuzimu. Imbaraga zakubohesheje kanseri zikurekure katika jina la Yesu. Imbaraga zakubohesheje umwuka witwa paralize, ndavugana na paralize kukurekura mu izina rya
Yesu Kristo. Ndavugana na paralize kukurekura mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zakubohesheje gusubira inyuma, uhora isubira inyuma, urakizwa ejo ukongera ukabivamo. Ndatwika izo mbaraga zakuboshya agakiza kawe, imbaraga zaboshya agakiza kawe ndazirekuraho umuriro w'Imana, ndazitwika mu izina rya Yesu Kristo. Agakiza kawe kabaho kuba umuntu ukijijwe neza mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Imbaraga ziboshye imyigire yawe ndazitwika, ndazirimbura. Ndatura ngo uruzingo rwaboshye ubwenge bwawe rucike, nawe ugira ubwenge nk'ubw'abandi mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo bumuga bukurekure, ndategeka kugira ngo ubumuga bwose bukuriho umuriro w'Imana ubutwike mu izina rya Yesu. Watsinze urupfu n'ikuzimu ucinga ntihagire ucingura. Nohereje ijambo kuri ubwo bumuga bwose, ubumuga bw'umugongo, ubumuga bw'amaguru, ubumuga bw'amaso, ubumuga bwo kutumva, ndabusenya muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Buri mwuka wose waboheshejwe kugira ngo utoteze ubabaze ubuzima bwawe, kugira ngo ubabaze umubiri wawe, izo mbaraga zibabaza umubiri wawe, zitoteje umubiri wawe, iyo myuka mibi kurenganya ndayitwika nk'uvanyaho akarengane k'abazimu. Ndategeka imbaraga z'abazimu kuguhunga, ndategeka imbaraga z'abadayimoni kuguhunga wa jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Nohereje umuriro w'Uwiteka ku buzima bwawe kugira ngo twike ikintu cyose kitari cy'Uwiteka kikuriho mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu cyose kitari cy'Imana, ikintu cyose kitari kisumba byose, icyo wibonaho, icyo washyizweho n'abantu, icyo washyizweho n'imbaraga z'ikuzimu, ndagitwika mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo ahantu hose wibona mu nzozi zawe, inzozi zikakwereka uri kuzimu ariko ntumenye kuri kuzimu, inzozi zikakwereka uri mu misozi, zikakwereka uri mu mataba, uri mu kabande, uri mu mazu utazi, uri ahantu habi cyane. Inzozi zikakwereka uri inzoka ikuruma, inzozi zikakwereka uri kuri, ukibona urimo urarya inyama, ukibona urimo urarya isombe n'ubugari. Kwa jina la Yesu, ahantu hose wibona mu mwuka bakujyana, aho bakubohera, ndatura ngo vayo mu izina rya Yesu Kristo. Vaho hantu bakushize mu izina rya Yesu Kristo. Nohereje ijambo ngo rikuvana ahantu hose bakuboheye kwa jina la Yesu Kristo. Inzozi zikwereka widumbaguza mu nyanja, wamaze kwibira, wibiye mu kidendezi. Inzozi zikwereka uri mu ruzi, uri mu roga, ndatura ngo zikuva aho hantu wibona, have mu izina rya Yesu Kristo, have mu izina rya Yesu Kristo. Ubutunzi bwawe bwose bwibwe bugatwarwa mu kidendezi, bugatwarwa mu nyanja, buveyo mu izina rya Yesu, buveyo mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo rigukize mu izina rya Yesu, nk'uko ijambo rivuze yuko Uwiteka atohereza ijambo ngo risubire yamara amasa. Iri jambo ndekuye ku buzima bwawe ntirisubire yuko rikujeho, rikubohore mu izina rya Yesu Kristo. Riguce iyo migozi yose yari kuboshye, riguceho ingoyi mu izina rya Yesu Kristo. Ingoyi washyizwe ku ijosi, ingoyi washyizwe ku mubiri, ingoyi washyizwe mu mibereho, iyo ngoyi nicike. Fire kwa jina la Yesu, catch fire kwa jina la Yesu, catch fire kwa jina la Yesu, catch fire kwa jina la Yesu. Reka umuriro w'Imana utwike iyo ngoyi igucikeho mu izina rya Yesu. Wongere kwishimira Imana Data wa twese, wishimire kubaho kwawe. Umaze igihe kirekire winuba, ubabajwe n'ubuzima, ubabajwe n'imibereho, uriganyiriye cyane, nta mahoro ufite, agahinda ni kenshi. Urareba imbere hawe ukibura, wareba inyuma ukibura, urishakisha ntiwibone. Kwa jina la Yesu Kristo, ahantu hose rero bagushize kugira ngo utibona, ndatura ngo have mu izina rya Yesu Kristo, have mu izina rya Yesu. Tangira wibone kuri mwiza, tangira wibone kuri w'agaciro, tangira ubone imbere hawe ari heza, tangira ubone imbere hawe ari hazima. Ibona ukiri iyo ndwara, wikwibona iyo ndwara ikwica, ndagutandukanya n'urupfu bakohera rukakwereka ko iyo ndwara ariyo kukwica mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutandukanya n'ibibazo wibonamo bikakwereka ko ari byo
kukwica mu izina rya Yesu. Ibone ko muri ibyo bibazo ugiye kuba umuntu ukomeye, ibone yuko muri ibyo bibazo ugiye kuba umuntu w'igisubizo gusa. Ndagira nkubwire ngo abantu baba bafite inyenyeri ikomeye, abantu baba bafite inyenyeri ikaze, bacishwa mu bikaze cyane, kuko ubwami bw'umwijima baba bushaka kubazimya ariko ntibashobora kuzima. Ijambo rirambwira ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Ndakwaturaho kumenya Imana yawe rurema, ukayisobanukirwa kugira ngo ukomere mu izina rya Yesu. Ibyo bibazo si ibyo kukwica, ni ibyo kugukomeza, ni ibyo kubaka imitsi yawe, ni ibyo kubaka amagufwa yawe, ni ibyo kubaka ingingo zawe, kugira ngo ukomere ube umuntu umeze nk'ibuye, kugira ngo ukomere ube umuntu umeze nk'urutare. Ijambo rirambwira ngo agahanga kawe nzagahindura nk'intosho. Imana irimo irakomeza agahanga kawe kugira ngo gahinduke nk'intosho. Ibibazo ucamo si ibyo kukwica, ibibazo ucamo si ibyo kugukoza isoni, ibibazo ucamo si ibyo ntabwo ari ibyo uko nguko wibona kuri kwizengurukaho, ntabwo uri kwizengurukaho. Hari inkike z'Iyeriko zirimo zirariduka. Bisiraheli, ndayangubwiye ngo Abisiraheli bazenguruka inkike z'Iyeriko, babonaga ko bari bazenguruka gusa. Barabarebaga bakabaseka, bakibaza ati aba bantu bahora bazenguruka bari mu biki? Ese aba bantu basaze? Ese aba bantu bagenda bivugisha bazenguruka? Ariko kuzenguruka kw'Abisiraheli bucece, kuzenguruka kw'Abisiraheli ku manywa na nijoro, buri munsi uko bukeye uko bwije, ntabwo kwari ukuzenguruka gusa. Mu mwuka hari icyakorekaga, mu mwuka hari byarimo birasenyuka. Ndayakubwire ngo mu mwuka hari ibisenyuka, hari ibisenyutse kano kanya, hari ibisenyutse ku buzima bwawe, hari ibisenyutse ku mibereho yawe, kandi ibisenyutse ni inkike ikuzimu bubatse kugira ngo utava huri katika Jesu. Izo nkike abikuzimu bubatse ku buzima bwawe kugira ngo utava ku rwego ujye ku rundi, ziraridutse mu izina rya Yesu, ziraridutse mu izina rya Yesu, ziraridutse. Izo nkike z'uburwayi ziraridutse mu izina rya Yesu. Ibyo bihombo birasenyutse, icyo cyangiro kikuvuyeho, icyo gisuzuguriro kirasenyutse kwa jina la Yesu Kristo. Uko gutabwa ntacyo bitwaye, uribona ko abantu bagushizeho, abantu baragutaye, reka bagende. Imana isigarane nawe. Imana ishaka gukora ku buzima bw'umuntu ibanza guheza bamwe na bamwe. Umva igihe kimwe Yesu Kristo yinjira mu nzu y'umupfakazi. Amaze kwinjira mu nzu y'umupfakazi, yageze aho ngaho muri iyo nzu y'umupfakazi asanga hari ikiriyo, abantu barimo bararira cyane bataka baboroga. Maze yinjiye muri iyo nzu y'umuntu wari wapfushije, aheza abantu. Yinjira muri iyo nzu ajyana na Petero na Yohana, ahasanga agakobwa kari karyamye kapfuye. Agafata akaboko arakabwira ngo agakobwa haguruka. Yabanje guheza abantu. Hari abantu Imana iheje mu buzima bwawe kugira ngo igire icyo ikora ku buzima bwawe. Hari abantu Imana iri guheza, hari abantu Imana iri kwigirizayo ku buzima bwawe. Don't worry nubwo abantu bagutaye. Wewe usikate tamaa iwapo watu wamekukimbia, iwapo watu wameenda. Achana na watu waliokukimbia, acha kufuatilia hao watu. Mungu Baba ni Mungu katika jina la Yesu, anayeweza kuweka watu pembeni ili afanye shughuli zako katika maisha yako. Namuona Mungu akifanya shughuli katika maisha yako. Namuona Mungu akitenda miujiza na ishara kwa maisha yako. Naona Mungu akibadilisha hali yako. Naona Mungu akitenda miujiza na ishara. Naona Mungu akibadili hali ya kesho yako. Zopetese kilia holia. Naona ufalme wa Mungu ukishuka kwa ajili yako. Naona mapenzi ya Mungu Baba akitimizwa juu yako. Ndabona ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Ndabona ubushake bw'Imana muri ibyo bibazo. Ndabona ubushake bw'Imana bumanuka kugira ngo bukurengere. Ubushake bw'isumba byose, ubushake bw'iyakuteranyirije mu nda ya mama wawe, nibwo buri gukora akazi mu buzima bwawe. Wigira ikibazo rero cy'abagutaye, wigira ikibazo cy'abakuvuyeho, wigira ikibazo kandi nawe wishaka kugira ngo bigarurire. Ahubwo emera usigarane n'Imana. Reka umugabo agutari kusigarane n'Imana, reka umugore agutari kusigarane n'Imana, reka imiryango igutari kusigarane n'Imana. Nusigarana n'Imana, nyuma ho gatoya baraza kubona ibitangaza, baraza kubona gukora kw'Imana ku buzima bwawe, baraza gukora kwisumba byose ku mibereho yawe. Hari Imana ije guhura n'imibereho yawe
Uwiteka aje guhura n'imibereho yawe, isumba byose ije guhura n'imibereho yawe. Yararebye ibona urarengana, yararebye ibona uratotezwa, yararebye ubona yani uri muri rya jambo rivuga ngo barakubwiye ngo rambarara tukugende hejuru muri Yesaya, nawe wemera kuba kugendagenda hejuru. Jambo rivuga ngo abantu banjye bwa mbere bamanuwe muri Egiputa, ubwa kabiri bajyanwa i Babuloni, ngo aba bantu ndabagira nte? Uwiteka aje kugutabara, abonye akababaro kawe umaranye igihe uri mu gihugu cy'uburetwa, uri mu gihugu cy'ubunyage. Igihugu cy'ubunyage cyari Babuloni. Hari igihe umuntu yisanga ari mu bunyage, abarozi baramunyaze, baranyaze umubiri we, baranyaze ubuzima bwe, baranyaze impano ze. Ndatura kugira ngo uri mu bunyage ukaba waranyazwe impano zawe, wanyazwe ibihe byo gusenga, wanyazwe ibihe byo kugendana n'Imana no gukorana n'Imana, wanyazwe ibihe byiza, wanyazwe ibihe byo kwakira. Ntabwo ucyakira nk'uko wakiraga, ntabwo ugicuruza nk'uko wacuruzaga, ntabwo abantu bakikwemera nk'uko bakwemeraga. Kwemerwa kwagukuweho katika jina la Yesu. Ndare kuri ijambo ngo umwuka wo kwemerwa kugaruka mu izina rya Yesu, umwuka w'igikundiro kugaruka mu izina rya Yesu, umwuka w'igikundiro kugaruka mu izina rya Yesu. Ibyo wanyazwe byose bigajyanwa i Babuloni, ndabikwega ndabigarura katika jina Yesu, ndabikugarurira byacire mu izina rya Yesu. Acira amahirwe yawe yari yaratwaye i Babuloni kwa jina la Yesu. Ayo wanyazwa agahabwa abandi bantu, abo bantu barekore amahirwe yakugarukire mu izina rya Yesu. Nawe wari uri mu gihugu cy'uburetwa, urakoreshwa uburetwa ku manywa na nijoro, mizimu irari kuniga, myuka mibi irahari gukina ku mubyimba. Imbaraga z'ikuzimu nizikwemerera kuryama no gusinzira neza, imbaraga z'ikuzimu nizikwemerera gukora ngo bigende, imbaraga z'ikuzimu zirarwanya imikorere yawe, urakora ejo bikanga. Izo mbaraga z'umwijima n'izikuzimu zikurekure mu izina rya Yesu, ziguhunga mu izina rya Yesu. Nzisubije ku muntu wazitumye zikuveho wa jina la Yesu. Ndakwaturaho kugira ngo imbaraga z'Imana zikubohore mu izina rya Yesu. Ejo nari ndimo ndasengera umuntu nari ndimo ndasengera, ntangazwa nuko nkimara gusenga muyoboye mu isengesho yahise yikubita hasi. Mu kwikubita hasi kwiwe noneho abazimu batangira kuvuga. Umuzimu ntangiye kubaza ngo urinde, urambwira ngo watumwe na nyirasenge. Ndabaza nti wa muzimu we kuza kinjira muri uyu muntu watumwe na nyogosenge, yagutumye kumugenza gute? Uwo muzimu urambwira ngo watumwe kumwica. Ndabaza ngo arashaka kumuziziki, aramuziziki ngo uyu mukobwa, ngo uno mukobwa ngo ntabwo ashaka ko azaba umukire, ngo ntabwo ashaka ko azarongorwa. Uwo muzimu ndabaza nti none se ibyo ngibyo arashaka kubihane uwo nyirasenge wiwe? Uwo muzimu urambwira ngo ashaka kubiha abana be. Ndajya nkubwire ngo hari abantu bari bagufashe bagukoresha uburetwa, bakwambuye inyenyeri y'igikundiro. Niyo mpamvu ubona wapi nta udakunzwe, bagutwaye inyenyeri y'ubucuruzi. Niyo mpamvu utagicuruza ngo bikunde. Iyo nyenyeri y'ubucuruzi hari abandi bayihawe. Hari umuntu wakubonye akugirira ishyari, akoherereza umuzimu uraza winjira mu buzima bwawe, uraza winjira mu mikorere yawe. Niyo mpamvu ubona gukora bitagenda. Hari umuzimu urimo uratuma bitagenda. Bakoherereje umuzimu wo kutarongorwa, umuzimu uraza kwinjiramo. Uwo mukobwa uwo muzimu aravuze ngo nushaka ko narongorwa. Ni benshi nyansengera abadayimoni bakavugiramo, abadayimoni bakavuga ngo ntabwo dushaka ko arongorwa. Kandi abo badayimoni ni ukuvuga ngo rero iyo nyenyeri yo kurongorwa cyangwa y'urugo uba warayambuwe. Impamvu ubona baza bakigendera, basure bakagutereta bakagenda, cyangwa se bakagenda nta mpamvu. Yego hari bamwe muteretwa n'abasore bakababonaho imico mibi, bakababonaho ingeso mbi bakabata. Ariko hari n'undi usanga nta mico mibi afite, nta ngeso mbi afite, gusa ari umuzimu murimo wirukana abantu, ari umuzimu murimo udashaka ko ashyingirwa, udashaka ko arongorwa. Hakaba n'ibindi na bamwe mu basore bari mu imizimu yababujije gushaka. Mu mwuka barababonye, babona yuko nibashaka bazaba abantu bakomeye, bazatunga ibintu bikagenda neza. Hanyuma babatwara inyenyeri yo kubaka urugo, babasigira umuzimu. Uwo muzimu wa musore we nukubuza gushaka. Uhora wumvuga ucyaracyara mu bakobwa bahinduranye nk'uhinduranye imyenda, wavuye kuri uyu wagiye kuri uyu. Ariko ibyo ngibyo ukora birakuzanira umuvumo urenze, birakuzanira ibibazo birenze. Bohoka mu izina rya Yesu.
imbaraga zo kuzerera mu maguru y'abagore zikuveho. Ndakubona wa musore wowe uzerera mu maguru y'abagore, uva ku mukobwa ujya ku wundi, imyaka imaze kukwica, uhora uvoma imyaku n'imikoshi. None iyo myaku n'imikoshi nujya gushaka uzasanga uhuye n'umwana w'umukobwa wirinze umwohereho iyo myaku yawe. Imbaraga z'Imana zikubohore kuri iyo myaku uvana mu maguru y'abakobwa n'abagore batandukanye. Sohoka muri ubwo buraya mu izina rya Yesu. Nohereje imbaraga z'Imana gutwika uburaya bukuriho, nohereje imbaraga z'Imana gutwika uburaya bukuriho, gutwika ubusambanyi bukuriho. Waciraswa izo mbaraga zikuvemo, zisakuze zikuvemo. Wowe wasambanaga izo mbaraga z'ubusambanyi zisakuze zikuvemo mu izina rya Yesu, zisakuze zikuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Jini mayimunu kurimo nagusokemo mu izina rya Yesu Kristo. Wowe waryamanaga n'abadayimoni mu nzozi za nijoro, karyamana na jini mayimuna, jini mayimuna nigusokemo kwa jina Yesu. Ndategeka hari ibijini, jini ryitwa jini mayimuna ni jini rikunze kuza rigasambana n'abantu batabizi. Ndagutegeka kugira ngo iki jini kikurimo kikuvemo, wowe urota usambana kigusokemo mu izina rya Yesu. Cyakubakishije urugo by force, mu mwuka ufite urugo utabizi, mu mwuka ufite urubyaro utabizi, urubyaro rw'amagini, urubyaro rw'imizimo. Va muri ubwo buretwa mu izina rya Yesu. Ndatura ngo usohoke muri ubwo buretwa. Ijambo ryoherejwe uyu munsi ntirisubireyo ritakubohoye mu izina rya Yesu, ntirisubireyo ritagukije mu izina rya Yesu. Ndatura ngo kira acira gukira zopetese kirihoria. Ndiyumvamo imbaraga ziri gukora akazi ku buzima bwawe. Munsi umwe Yesu Kristo umuntu araza mukoraho, amaze kumukora aravuga ngo niyumvise hari imbaraga zamvuyemo. Hari imbaraga ziva mu muntu w'Imana zikinjira mu bandi bantu bagakira, zikinjira mu bandi bantu bakabohoka. Ijambo ryavuze rero ngo nkuko imvura, ijambo ryavuze ngo nkuko ijuru risumba isi. Umva none duhere ku murongo wa 6. Umurongo wa 6 hatangira avuga ngo nkuko ijuru risumba isi niko n'inzira zanjye zisumba izanyu. Iyi ni Imana irimo iravugana nawe. Wowe inzira zawe wibwira ko ari ayo mashuri wize ariyo azatumucira. Wowe inzira zawe wibwira ko ari mukuru wawe, ari mwene wanyu uri mu bihugu byo hanze, ari uzagufasha ubuzima bugahinduka. Wowe inzira zawe wibwira yuko ari umuryango wavutsemo ukomeye uzagufasha. Ariko Imana irakubwira ngo nkuko ijuru risumba isi niko n'inzira zanjye zisumba izanyu. Ngo ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Hari ibyo wibwira, wowe ibyo wibwira ni bigufi cyane, ibyo utekereza ni bigufi cyane, n'ibyo wibwira ni bike cyane. Ibyo Imana yibwira birakomeye ku buzima bwawe. Imana yibwira ibikomeye ku buzima bwawe. Yegera ihure n'ubuzima bwawe. Uribwira ko ugiye gupfa, uribwira ko iyo ndwara ari kuguhitana, uribwira ko ubuzima butazahinduka. Ibyo wibwira ntago ari byo. Ubuzima burahindutse kano kanya mu izina rya Yesu. Iyo ndwara irakize kano kanya mu izina rya Yesu. Zamurira Imana icyubahiro, wibwire ngo Mana ndagushimiye kunyijije. Zamurira Imana icyubahiro, uzamuke mu mavuta yo kwizera, zamuka mu mavuta y'ibyiringiro. Niba waruboshye mu buryo butandukanye, uboshwe n'ingoyi cyangwa iminyururu, twabonye ko mu mwuka ibibazo bihinduka iminyururu, ibindi mu kindi gice ibibazo bikaba byahinduka ingoyi. Izo ngoyi ziracitse mu izina rya Yesu. Kata na kata iyo nira kwa damu ya mwana kondoo. Vunjika kwa damu ya Yesu, vunjika kwa damu ya Yesu Kristo, vunjika kwa damu ya Yesu. Ndatura ngo iyo ngoyi icike kubw'imbaraga amaraso ya Yesu Kristo. Ndatura ngo iyo ngoyi icike kubw'imbaraga amaraso ya Yesu Kristo. Ndatura ngo iminyururu ikuriho icike ku maguru mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bigoyi byose wari waraboheshejwe bicike mu izina rya Yesu Kristo. Imana yibwira guca ingoyi yari kuriho kandi irayiciye. Imana yibwiraga guca iminyururu yari kuziritse, iracitse mu izina rya Yesu Kristo. Imana yibwira kukuzamura, yibwira kukuvana ku rwego, iribwira kukuvana ku rwego ikakujyana ku rundi. Imana iribwira guhinduka kwawe, ukareka gusambana, ukareka ubusinzi mu izina rya Yesu. Dayimoni y'ubusinzi nisakuzi kuvemo mu izina rya Yesu, ntizakugarukemo kundi kwa jina Yesu. Yewe mwuka w'ubusinzi we, sohoka muri uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni y'ubusambanyi, sohoka muri uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Sohoka muri uyu muntu wari warabase.
petese kirihoria ndagutegeka muvemo mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu Imana irimo irabohora, hari abantu Imana irimo irakiza muri hano kuri senga ubohoke, hari abantu Imana irimo irabohora, hari abantu Imana irimo iraca iminyururu n'ingoyi n'imigozi n'inzingo zose, yani vifungo vyote vilivyofunga maisha yako vinachanika sasa, vinachanika sasa. Kifungo cha kifamilia, kifungo cha ukoo, kifungo cha ukata na ukoo, katika kwa jina la Yesu, katika kwa damu ya mwana kondoo, icyari kikuboshe cyose kiracitse mu izina rya Yesu, kiracitse mu izina rya Yesu. Ndabona hari abantu Imana iciyeho ibyari bimeze nk'ibifungo, bari bamaze gufungwa. Ibyo bifungo byose byari bikuriho, imbaraga z'Imana zibivanyeho. Ibifungo byo mu maraso y'imiryango, ibifungo by'indwara zidakira, ibifungo by'ubukene, ibifungo by'ibihombo, ibifungo by'amadeni, vifungo vya madeni, teketea kwa damu ya Yesu Kristo, teketea kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Sasa tunakushinda ewe kifungo, kifungo cha ukoo, kifungo cha familia, kifungo cha kichawi, kifungo cha majini, kifungo cha mizimu, kwa jina la Yesu Kristo tunakuvunja kwa damu ya mwana kondoo iliyomwagwa msalabani. Sante Yesu, sante Mwokozi, kwa maana kuna watu wamefunguliwa, kuna watu umewatoa katika jela, kuna watu ambao umewatoa katika vifungo mbalimbali kwa damu ya Yesu Kristo. Urakoze mwami. Ndumva mu mwuka hari abantu Imana ivanye ibifungo bikomeye. Imana ikuvanye igifungo cy'umuryango. Nuvuga ngo igifungo cy'umuryango, tuvuga igifungo cy'umuryango niki? Ni cya kibazo kiza ugasanga umuryango wose uboshwe n'ikibazo kimwe, uboshwe no gushaka zigasenyuka, uboshwe no kutashingira, uboshwe n'ubusambanyi, ukuva kuri so, yani kuva ku mubyeyi wawe nawe ugasanga nawe ubwawe uri umusambanyi. Icyo nicyo bita igifungo cy'ubusambanyi, kiba cyarafunze umuryango wose, kigucitseho mu izina rya Yesu Kristo. Ugasanga umuryango wose urwara indwara imwe gusa. Icyo gifungo ni igifungo cy'uburwayi, kiracitse mu izina rya Yesu. Ndagikatisha amaraso Yesu Kristo akomeye cyane, amaraso Yesu Kristo afite ububasha bwo gukora imirimo ihambaye mu mwuka, akoze umurimo uhambaye ku buzima bwawe. Aciye icyo gifungo, igifungo cya diabete uboshywe igihe kirekire, kiracitse, giciwe n'imbaraga amaraso Yesu Kristo. Igifungo cy'uburwayi bw'igifu kigucikaho mu izina rya Yesu Kristo, kuko kikuboshye igihe kirekire. Buribwe bw'igifu maranye imyaka 10-15, icyo ni igifungo kiracitse mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Uboshywe n'amadeni yamazeho igihe kirekire, igifungo cy'amadeni kigucikaho mu izina rya Yesu Kristo, kigucikaho mu mbaraga amaraso Yesu Kristo, kigucikaho mu izina ry'umukiza n'umucunguzi wabambwe agapfa akazuka. Uboshywe n'igifungo cy'icyangiro, aho ugeze hose barakwanga, mu kazi barakwanga, katika Yesu uvugwa nabi ntawe ukureba neza. Icyo gifungo cy'urwango ndagica ku buzima bwawe, ngicishije imbaraga y'amaraso Yesu Kristo ayamenetse. Uyizereyemo akabohoka, nkwaturiye kubohokera muri ayo maraso Yesu Kristo. Yaciru yigaraguremo, yaciru yibiremo, yidimbaguzemo mu izina rya Yesu, yogemo mu izina rya Yesu. Nk'uko umuntu ajya mu nyanja koga akibira agacubira kongera akagaruka, cubira muri icyo kidendezi cy'amaraso Yesu Kristo, akuvanaho imyaku n'imikoshi. Ndakutwikaho imyaku n'imikoshi mu izina rya Yesu Kristo, ngo utandukanyije nayo. Igifungo cy'imyaku n'imikoshi ngicishije imbaraga y'amaraso Yesu Kristo yamenetse ku musaraba, amenewe ngewe nawe kwa jina la Yesu Kristo. Nanjye aya maraso yamenetse ku bwanjye, hari ibyo anyuhagiyeho, hari ibyo ankuyeho. Petese kirihoria, ndumva amaraso Yesu Kristo anyanyagijweho kugira ngo ace nanjye byari biboshye kuri nge. Biracitse mu izina rya Yesu Kristo. Nibiye nidumbaguje mu iriba ry'amaraso Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Ndibira ndacubira mu iriba ry'amaraso Yesu Kristo yamenetse ku musaraba, akuraho imivumo yose, ankuyeho imivumo yose. Nawe ndabona amaraso Yesu Kristo akuvanye imivumo y'abantu, akuvanye imivumo yabo mu maraso mu miryango y'iwanyu, akuvanye umuvumo so yakuvumye, akuvanye umuvumo nyoko wanyu yakuvumye, so wanyu yakuvumye, umukecuru mu giturage cy'iwanyu we yakuvumye. Ndabona amaraso Yesu Kristo akuhagira akagukuraho iyo mivumo zo. Petese kirihoria, hari amaraso Yesu Kristo nsenga kugira ngo yibizemo umutima wawe, yibizemo ubwenge bwawe, yibizemo umubiri wose, yibizemo
ubuzima bwa bw'umwuka buhamwanuke. Ndabona amaraso Yesu Kristo arimo araheza, arimo arahumanura. Wari umaze igihe kirekire uhumanyijwe n'imitongero, ndaguhanagura imitongero mu izina rya Yesu Kristo. Utongerewe, iyo utongerwa ku bicaniro by'abapfumu, iyo utongerwa ku bicaniro by'abarozi, iyo utongerwa ku bicaniro by'abakwanga, zopetese kirahoria, ndatura ngo iyo mivumo irashize, urayuhagiwe mu izina rya Yesu Kristo, ikuvanyweho. Amaraso Yesu Kristo arayikoropye, ibira muri iryo riba ry'amaraso Yesu Kristo. Ngwino 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 ngwino, muririmbyi aririmba ngo ngwino Umukiza ca bugufi wa mutindiwe. Ngwino ku birenge by'Umukiza, vayo 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 ku birenge bya Yesu, ca bugufi wa mutindiwe. Emera ko umutindi wo kubabarirwa, emera ko umutindi wo gukurwaho imivumo, emera ko umutindi wo gukurwaho ubukene, emera ko umutindi wo gukurwaho ibyaha, emera ko umutindi wo gukurwaho ibikuboshye. Uce bugufi imbere y'amaraso Yesu Kristo. Amaraso Yesu Kristo ndabona hari abo yuhagiye, hari abo yejeje. Iyo mivumo yose igushizeho mu izina rya Yesu, igukoropweho mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryavuze rero ngo nk'uko ijuru risumba isi, niko n'inzira z'Imana zisumba izawe. Ngo nibyo iby'Imana yibwira biruta ibyo wibwira. Ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijoro, ngo niko nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijoro, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto, bugatoshya ingundu, bugaha umubibyi imbuto niwe ushaka kurya, bukamuha umutsima. Ngo niko n'ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizasohoza gukora icyo naritumye. Hari ijambo Imana yari yatumye ku buzima bwawe uyu munsi wumvaga, risohoje akazi karyo kuri wowe. Imana yari yohereje ijambo rigukura mu kibazo umazemo iminsi myinshi washyizwemo n'abakozi ba Satani, ikibazo washyizwemo n'imizimu, ikibazo washyizwemo n'abarozi, bakakikubohesha ukagisengera kikanga gucika, kigahanurirwa nticyumva ubuhanuzi. Aka kanya kiracitse ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Icyo wasengeye uri mu misozi, icyo wasengeye mu butayu bukemewe ko busengerwamo, icyo wasengeye wirije ubusa wasenze, icyo wasengeye mu cyumba cy'amasengesho, icyo abakozi Imana basengeye ntigicike. Imbaraga z'Imana ziragiciye mu izina rya Yesu Kristo. Catch fire kwa jina la Yesu, catch fire kwa jina la Yesu, catch fire kwa jina la Yesu. Icyo kibazo cyacira umuriro w'Imana ugishongeshe, umuriro w'Imana ugitwike mu izina rya Yesu, kiyonge kikuveho, haboneke igisubizo. Bona igisubizo muri icyo kibazo utabonagamo igisubizo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Abari barakikwegetseho ngo gihinduke ngo kizarinde kikwica, ntabwo kikikwishe mu izina rya Yesu Kristo. Abari barakigushyizeho kugira ngo kizakujyane muri gereza, ntabwo kikujyanye muri gereza mu izina rya Yesu. Ndafunga gereza riri imbere yawe kwa jina la Yesu. Ndabona mwuka hari umuntu wari ugiye guhura n'ikibazo kimujyana muri gereza. Ndafunga gereza imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndayifunga mu izina rya Yesu Kristo. Ndayifunga mu izina rya Yesu Kristo. Ndayifunga mu izina rya Yesu Kristo. N'ikibazo cyose cyakujyana muri gereza nkivanye imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ngicishije kure y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Handitswe ko ibyo duhambiriye ku isi no mu ijuru bihambirwa. Imeandikwa tunalolifunga duniani na mbinguni linafungwa. Sasa nikiwa duniani nafunga jambo hilo, halitatokea na halitakuwa kwa damu ya Yesu. Natangaza kwa damu ya Yesu hilo jambo halitatokea la kupeleka jela. Kwa damu mwana kondoo, hata upande wangu jambo hilo halitatokea la kunipeleka jela. Kwa damu ya Yesu nina close mlango katika jina la Yesu. Ninafunga mlango wa shida, ndafunga umuryango w'ikibazo cyari kigiye gucamo katika jina. Umuryango ikibazo cyari kigiye gucamo, ndabona mwuka hari imiryango arigiye gufunguka ku bantu bamwe na bamwe. Imiryango arigiye gufunguka y'ibibazo bibateza ibindi bibazo bikaze katika jina. Ndafunga iyo miryango katika jina la Yesu. Ibibazo byari bigiye gucishwamo bikugeraho mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'umwuka wera. Umuryango ushobora guhinduka umuntu akakuteza ikibazo akikakujyana muri gereza. Mu mwuka ngiye kugusengera, ndafunga umuntu watumuhura n'ikibazo mu izina rya Yesu kikujyana muri gereza kwa jina la Yesu. Ndafunga umuntu wese wahinduka ikibazo akakubera ikibazo kikujyana muri gereza kwa jina la Yesu. Watishwa ibibazo bikujyana muri gereza, watishwa ibibazo kuri nge binjyana muri
muri gereza ndi mu mwuka ndamufunga mu izina rya Yesu, ndamufunga mu izina rya Yesu, ntazaboneka imbere yanjye mu buryo bw'umubiri, ntazaboneka no mu mwuka mu izina rya Yesu. Potelea mbali kwa jina la Yesu. Ewe mwanadamu ambao ulikuwa umeandaliwa na Yusufu na Ibilisi, tunakufunga kwa damu mwana kondoo. Mu mwuka bategura abana b'abantu, ikuzimu bagategura abantu, bakavuga bati kugira ngo uyu muntu ahure n'ikibazo tuzamuhuza n'uyu muntu. Katika jina funza uwo muntu wari ugiye kuza mu buzima bwawe ari wo kuguteza ikibazo kikujyana muri gereza kwa jina. Yaba ari umugabo, yaba ari umusore, yaba ari umukobwa, yaba ari umuhungu, yaba ari ukugambanira cyangwa ukubeshera, ndamufunga mu mwuka no mu mubiri mu izina rya Yesu, mutishije kure y'ubuzima bwawe kwa jina la Yesu lisumba amazina yose. Tesekiria imeandikwa ninalo lifunga duniani na mbinguni inafungwa. Kuna mambo yamefungwa katika jina. Hari ibintu bifunzwe kandi bitazongera gufungurwa ukundi ku buzima bwawe, kuko ufite urufunguzo ni ufunga ni na ufungura kwa jina la Yesu. Ndagushimiye ko hari abantu ufunguye mwami, kandi hari n'abantu ufunze batazaza mu buzima bw'uyu muntu. Amashimwe n'icubura bikugarukire, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Zopetese kiria horia. Ndi kubona umuntu waribwaga mu nda yo hasi, hari imbaraga z'Imana zicishijwe muri yo nda yawe yo hasi kwa jina. Nirukanye icyo kintu cyasirikiraga mu nda yawe. Soka wa mwuka uri muri nda y'uyu mugore, soka mwuka uri mu nda y'uyu mugore, soka mwuka uri mu nda y'uyu mugore n'umukobwa kwa jina la Yesu. Fire kwa jina la Yesu. Fire katika jina. Achira umuriro muri yo nda, umuriro utwika izo mbaraga z'inzoka zari ziri mu nda yawe. Urabohowe mu izina rya Yesu, urakize mu izina rya Yesu. Sakuza cyane aho uri vuga uti ndakize, sakuza cyane aho uri vuga uti ndakize. Nigeze gusengera umuntu umunsi umwe, baramuroza urushwima rumaranye umwaka, n'umukozi w'Imana ajya bitangamo ubuhamya. Mufata kunda, fashe kunda ndatura nti wa mudaimoni winjiye muri iyi nda, wayinjiyemo mu buryo butemewe n'amategeko, ndagufata mirinda kuboha ndakuzirika, nkuvanye muri inda nkumanuye kuzimu, nguhejeje kuzimu. Uwo mudama itasakuza avuza induru cyane, aravuga ati ndakije. Ako kanya uwo mudamu noneho umwuka wera arambwira ngo nimfate, nimubwira zane gikotori, fata arizana gikotori. Ndayisengera ndamuga nti uyisiga iminsi 3, gikotori yiwe tuyisanzwe gikotori, nabone uyisiga kuri indi minsi 3. Byageze ku munsi wa gatatu yabaye nyani inda yiwe yasubiranye. N'umukozi w'Imana muzamubona, umukozi w'Imana witwa Dada, Imana iramukiza. Rero sasa hari abantu Imana ibohoye, hari abantu hambuye. Nawe rero aho waruri sakuza cyane uvuga uti ndakize mu kwizera. Waturite ndakize mu kwizera. Atura gatatu uti ndakize mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Atura kane uti ndakize mu izina rya Yesu Kristo. Atura gatanu uti ndakize mu izina rya Yesu Kristo. Wature karindwi uti umaking sure ko yani umekiri mara 7. Urebe neza yuko watuye inshuro zigera muri 7, hanyuma urabukize. Wizere mu izina rya Yesu, we kubushidikanya, ahubwo umva Yesu umunsi umwe yabonekera abigishwa be, bagira ubwoba bati barikanga, bagira ngo n'umuzimu. None muri uko kwikanga ngo bagira ngo n'umuzimu, araza arabegera arababwira ngo nimundebe, murebe mu biganza byanjye. Se umuzimu ugira amagufwa nkayo mundebana? Umuzimu se ugira umubiri nkaho mundebana? Ngaho nimurebe n'inkovu zanjye. Ariko arababwira ngo ntube nk'utizera, ahubwo ubu wizeye. Ndavugana nawe ngo nawe mu kwatura inshuro 7 kucize. Ubwo ndavugana n'umuntu wari urwaye ikintu icyo ari cyo cyose, waba wari urwaye mu nda, waba wari urwaye umugongo, ni wari urwaye umutwe udakira, waba wari urwaye uri mu buriri kwa muganga, uri mu gisasiro kwa muganga, birashoboka ukaba uri kunyumva uri kwa muganga. Munsi umwe nanone ibi byabaye ejo bundi, ndatanga ubuhamya bw'ibyo Yesu yakoze akoresheje ngewe. Umunsi umwe ejo bundi umuntu akora impanuka. Muri uko gukora impanuka kwe, uruhande rwo ruragenda ruba paralize. Ndagenda njya sehashika, ngeze sehashika tumusanga ari muri seromo. Mfata umwanya turasenga, tumaze gusenga ko kanya ahita haguruka, ava ku gisasiro ciwe na seromo, aragenda kandi uruhande rwahise ruba paralize. Hari umuntu Imana nawe ibi mbikubwiye kugira ngo wizere, ntabwo mbivuze kugira ngo niyamamaze cyangwa mvuge ni imirimo Yesu akora, ni ibintu byo Yesu akora, si ngewe ubikora, ni
Yesu ukorera muri nge ni umukiza kiza ubohora abantu akoresheje ngewe. Mbivuze kugira ngo wizere hari imbaraga zibohoye wowe, hari umwuka w'Imana ubohoye wowe, hari imbaraga z'Imana zinjiye muri wowe ziciye iminyururu n'ingoyi byari bikuriho katika jina Yesu. Ngaho utakusakuza cyane inshuro zirindwi uvuga uti ndakize 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 ndakize. Noneho nawe ntubutizera ahubwo uba wizeye, ntushidikanye mu mutima wawe kukize, ntushidikanye mu bugingo bwawe kukize. Ndavugana n'umuntu wari urwaye umwingo, ndarekura umuriro w'Imana kuri uwo mwingo ukuriho muri iryo josi. Watsira yewe daimoni rigita soka wa mwingo we, fa mu ijosi ry'uyu muntu, fire kwa jina Yesu, fire kwa jina Yesu, catch fire wa mwingo we, catch fire wa mwingo we wa jina Yesu. Uyu mwingo niwakira umuriro w'amaraso Yesu Kristo ushonge mu ijosi ryawe habe hazima katika jina Yesu. Ndavugana n'umuntu daimoni zateraga kumva yokerwa mu isura. Iyo ni imyuka mibi, urokerwa mu isura ukibwira ngo nibindi kumbe ari abazimu barimo barakwega isura yawe, barimo barayitwara, barimo barakutwara mu mwuka bagutwara isura kugira ngo iyo sura abarozi bajye bayambara bayikoresha ugira icyangiro ntukundwe. Ndavuma uwo mwuka mu izina rya Yesu Kristo, ndavuma uwo mwuka mu izina rya Yesu Kristo watumaga wokerwa mu isura. Ibi bintu ndi kuvuga muri comment muze kwandika ababifite kandi mwizere ko mubohowe. Wowe cyane cyane wumva urimo urokerwa mu isura, uyu mwuka kuviye, uyu muzimu wari wicaye mu isura yawe ndawutwika mu izina rya Yesu. Ngaruye isura yawe kwa jina Yesu, ngaruye isura yawe, ndagarura isura yawe mu izina rya Yesu Kristo, ndagarura isura yawe mu izina rya Yesu Kristo. Acira isura yawe ibi yawe katika jina Yesu. Nyambo y'abarozi bari bayifite, nyambo y'abakonikoni bayishakaga kuyikoresha imirimo yabo, mu izina rya Yesu ngusubije isura yawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami ko aba bantu uyu muntu nawo mugendereye, urakoze ko uyu muntu nawo musuye, urakoze ko uyu muntu nawo mukoreho igitangaza katika jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Ijambo rero ryari iryo ngiryo, ijambo ryari ritumwe ku buzima bwawe, niryo ryari ryo kugukiza, niryo ryari ryo kukubohora, niryo ryari ryo guca ingoyi, niryari guca iminyururu. Mana yabonye agahinda kawe, Mana yabonye akababaro kawe, Mana yabonye ubunyage umaze n'imyaka myinshi, ibona n'uburetwa. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba ari mu bunyage yaranyazwe, undi ugasanga ari mu buretwa. Uburetwa warasukiye. Wibuke ko Abisirayeli bajya bisanga mu buretwa, bagiye mu gihugu cya Egiputa bagiye gushaka y'ubuzima, bisanga bari mu buretwa. Ariko i Babuloni ho ntabwo bagiye babishaka, bagiye banyazwe, ari abanyagano. So mu mwuka rero umwe ashobora kuba umunyagano akanyagwa, akisanga ari umunyagano mu maboko y'izindi mbaraga zaramunyaze zimukontorora. Undi nawe akaba yaragiye mu bintu azi ko azabishakamo ubuzima, azabiboneramo imibereho, ariko akisanga yisanze mu buretwa katika jina la Yesu. Abo bantu bombi b'ibyiciro bibiri, marayika w'Imana batumweho. Uri mu buretwa, marayika mukuye mu buretwa. Ndatura ngo marayika wisumba byose, marayika w'Imana ihoraho agukure mu buretwa mu izina rya Yesu. Marayika watumwe kuri Daniel akaza akamukoma akamukora akamuga ati mugabo witinya nagutumweho. Uyu mumarayika nagutumweho akuvane muri ubwo buretwa umazemo igihe kirekire mu izina rya Yesu. Wa kabiri nanone wari uri mu gihugu cy'ubunyage katika jina Yesu, uri umunyagano, waranyazwe, uri mu buzima butari ubwawe. Ndatura ngo mu izina rya Yesu marayika gukure mu bunyage mu izina rya Yesu. Marayika gukure muri ubwo bunyage kwa jina. Abakunyaze bakurekure baguhe liberation wa jina la Yesu, yani wakupe uhuru wako. Yesu sasa naongea na watu ambao wamekumiliki na kukutawala kwa damu maana kondo. Nyinyi watu mlioshikilia watu hawa mliwachukua utumwani katika jina la Yesu. Ninaagiza moto wa Bwana mkaachilie watu hawa katika mkawape uhuru wao kwa damu maana kondo katika jina la Yesu. Hari umuntu umeze nkakuru ugutumweho kugira ngo agukure mu bunyage, uve mu gihugu cy'ubunyage wari waranyagiwemo, usubire mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Subira mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Subira mu mibereho yawe mu izina rya Yesu. Subira muri gakondo yawe mu izina rya Yesu. Urakoze mwami w'abami. Hari abantu basubijwe muri business zabo, bari baranyazwe za business zabo. Hari abantu Imana isubije muri business zabo. Hari abantu Imana isubije mu rushako rwabo, igusubiza urushako rwawe. Wari waranyazwe urushako, urusubiyemo mu izina rya Yesu. Wari waranyazwe umufiance, arakugarukiye mu izina rya Yesu. Hari ibintu byinshi cyane Imana ikoreye muri iri jambo ry'uno munsi, yohereje ku buzima bwawe. Yizamurira icyubahiro aho uri, yipfukamira uti data urakoze kuntabaye, data urakoze kunde
impungenge, ntubushidikanya, ntubutizera, ahubwo ubu wizera. Imana yabwiye Imana muri Kristo Yesu. Iyo mvuga Yesu Kristo ubundi nawe mu rundi rwego ni Imana. Kuvuga rero ngo Imana muri Kristo Yesu, bumve nyine ko mvuze Imana rurema. Sasa umunsi umwe Yesu abwira Mariya, arambwira ati Mariya, Mariya, niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Umuntu wizera abona ukubaho kw'Imana, abona imbaraga z'Imana. Nuwizera iki? Nuwizera ko ibi ngibi tuvuze bikozwe. Izere ko iri jambo rikujeho, riremye ubuzima muri wowe, riremye ukubaho muri wowe, rizuye ibyishwe muri wowe bikaba bizutse, rihaye kubaho ibyari byarapfuye bikaba bihawe kubaho. Mu buzima bwawe hari ibyapfuye bihawe kubaho, katika Jesus birazuwe bihawe kubaho. Ibitari biriho Imana ibishizeho ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Wibazaga ngo se amafaranga nzayakura, ese bizagenda gute? Imana ishyizeho inzira, wowe inzira zawe ntantu zihura. Ijambo ryavuze ngo inzira za uko ijuru ryitaruye isi niko inzira zanjye ziruta izanyu. Wowe ubundi wabona ihe nzira yakuvana muri icyo kibazo? Imana ishyizeho inzira igukura muri icyo kibazo. Imana ishyizeho inzira ikuvana muri izo ntambara. Imana ishyizeho inzira ikuvana muri ubwo bukene. Imana ishyizeho inzira ikuvana muri izo ntambara. Fire kwa jina la Yesu, fire kwa jina la Yesu Kristo. Iyo tuvuga umuriro tukavuga ngo fire, utagira ngo turi ba sataniste babandi bishusha. Turavuga umuriro w'Umwuka Wera. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abigishwa buzuye Umwuka Wera, hamanutse ibirimi by'umuriro. Ndamanura uwo muriro w'Umwuka Wera ku buzima bwawe kugira ngo ushongeshe ibibazo bishonge, umwuka w'ibibazo ushire, haze ibisubizo mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka w'ibibazo ushonge, bishonge biyenge mu izina rya Yesu. Biyenge ku buzima bwawe, ibisubizo bibe byinshi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Subirana amahoro ya Kristo, subirana ibyishimo by'Umukiza, ongera unezererwe Umukiza, ongera wishimira agakiza k'Imana. Imana itanze igihe cyo kunezererwa agakiza kayo. Imana itanze igihe cyo kwishimira ibitangaza byayo n'imirimo yayo. Wabayeho mu gihe cy'imibabaro, wabayeho mu gihe cy'agahinda, wabayeho mu gihe cyo gusuza umutima, wabayeho mu gihe mu gihe ubona kigushaririye, ariko hari ibihe bindi bishya Data twese atanze ku buzima bwawe. Ibihe bikuryohereye mu izina rya Yesu, utandukanyijwe n'ibihe bigushaririye. Acira ubuhanuzi buvuye ku Uwiteka, acira ijambo ry'Imana rivuye ku Uwiteka, maze ubundi usakuze cyane uryakira, tuvuge amina cyane, usakuze amina cyane. Kuko ijambo ry'Imana iyo riguye mu murima mwiza rikagwa mu butaka bwiza, rikrema ibitangaza. Iyo riguye mu mutima wumvuka ukibagirwa, rikagwa mu mutima umeze nk'inzira, ntacyo rikora. Ariko ndiza nashidikanya ko wanyumvaga hano wese, wari waje hano kwisengesho ribohora official, wari waje hano kwisengesho ribohora official. Imbaraga z'Imana zimanukiye kumukiriza muri iri jambo no muri iri sengesho. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikurwanirire kandi ikurengere. Twafunguye rero TikTok yitwa Justivan. Ujye kuri TikTok ya Justivan, tuzajya ducishaho impuguro n'impanuro zitandukanye uko Imana izajya idufasha. Ugende uduflowing. Imana iguha umugisha. Ariko ukiri ahangaha, ukiri hano ku isengesho ribohora, ntugende udakanze subscribe cyangwa se sabone. Wandi mukande share, abandi mwiyumvamo kudushyigikira. Twifuza kugira ngo dutangire kugaragara ku mashusho, ariko amashusho arahenze, asaba kamera zirahenda, zigura amafaranga menshi, hasabwa amamashini, hasabwa iki. Rero kubumva mwadutera inkunga kugira ngo uyu murimo tukomeze, Imana ibahe umugisha. Nimero zacu muba muzibona aho ngaho, buri muntu wese uko yifite, uko yishoboye, Imana izabaha umugisha. Iyo ushaka ko Imana igushyigikira, ushyigikira mugenzi wawe, gateza ugashyigikira umukozi w'Imana. Iyo ushyigikiye umukozi w'Imana ubushyigikiye Imana, nawe Imana izahagurutsa abandi bari hejuru yawe bakuruta bagushyigikire. Nuko Imana ikora. Biravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Iyo ushyigikiye umuntu umwe, nawe mu gihe runaka Imana ihagurutsa ukurusha ubushobozi, ukurusha imbaraga mu by'ubutunzi. Igihe runaka ugasanga nawe
Imana ihagurukije gushyigikira. Nta kintu umuntu akora hano mu isi atazabona ingororano yacyo. Buri kimwe cyose ukiri hano mu isi, cyaba ikiza cyangwa kibi, ufite ingororano yacyo utarava hano mu isi. Ni ukuvuga ngo rero Imana iguha umugisha kubiteguye kudushyigikira, tukagura kamera. Hariho n'uwavuga uti ngewe akaba yayigura wenyine kugira ngo dutangire kugaragara ku mashusho. Hakaba n'undi wavuga ati ngendagura machine. Biraterwa n'ubushobozi bwawe, biraterwa n'uko umwuka wera kuyobora. Ni umwuka wera nakuyobora akakwemeza. Nimero zacu urazibona, uzaduhamagara tuvugishe. Wayoborwa kutugurira kamera, wayoborwa kutugurira machine, cyangwa n'ikindi kintu icyo aricyo cyose cyatuma dutangira kugaragara mu mashusho, tukazajya dukorana za live. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikwagurira imbago. Iki kigisho turakijyana no senga ubohoke, imaze igihe kirekire tutayikoresha. Ubwo rero abo kuri senga ubohoke mwese mwajyaga muza kuri senga ubohoke, muze no kuri isengesho ribohora, naho mukande subscribe tuzamuke mudushyigikire. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Ninjye Pastor Justus mwari muri kumwe. Mugira amahoro, mugira amahoro. Shalom shalom.